Uyu munsi turashaka kuvuga kuri gereza iciriritse kurusha izindi zose ku isi, igereza ya Guantanamo. Gereza ya Guantanamo yabaye mu maboko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1898 kugeza mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka wa 2024. Byibuze hari hamaze gufungirwa abantu bagera kuri 779 bakomoka mu bihugu 50. Muri bo 740 boherejwe kuburanira ahandi. 9 barimo 6 biyahuye barahapfiriye, hakaba hasigaye abagera kuri 30. 16 bonyine nibo baciriwe imanza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere yo gukomereza Guantanamo ngo turebere hamwe ubuzima bw'imfungwa ifungiweyo, reka mbanze mfata umwanya wo kugushimira byimazeyo we watweretse urukundo mu minsi mike tumaranye ku ishuri Blas. Wowe warebye video zatambutse, uri uw'agaciro gakomeye cyane. We wakoze subscribe na like kandi ugasangiza abandi video zacu, mudahwema kutubwira ko ari nziza, warakoze cyane. Natwe turabasezeranya kuzakomeza kubaha ibyishimo. Ariko kandi niba ari ubwa mbere ugeze ku ishuri Blas, nawe tuguhaye ikaze, urisanga. Icyo usabwa gusa ni subscribe, like no gukanda ku kazogera, ubundi ukibuka gusangiza abandi video nyuma yo kuyireba. Guantanamo ni ahantu Amerika yakodesheje na Cuba mu masezerano adafite igihe yazarangirira. Igihe cyose Amerika izaba ibasha kwishyura ubukode, aha hantu hazakomeza kuba hayo. Aha hantu Amerika yahakoreshaga nk'ikigo cya gisirikare, ariko guhera mu mwaka wa 2002 Perezida George W. Bush yafashe icyemezo cyo kuhashyira gereza y'ibyihebe. Iki cyemezo cya W. Bush cyaje nyuma y'ibitero byo kuwa 11 Nzeri 2001 byibasiye imiturirwa y'impanga ya World Trade Center mu nkubiri yiswe iyo kurwanya iterabwoba mu isi, Global War on Terrorism. Agushidikanya ko iyi gereza na bimwe mu biyivugwaho waba warabyumvishe, kuko yaramamaye cyane kandi yaravuzwe kenshi gashoboka. Reka tujyane rero turebere hamwe imibereho y'imfungwa ifungiye muri iyi gereza ya Guantanamo. Iyi gereza itandukanye n'izindi cyane. Izindi gereza zijyanwamo imfungwa zanyuze mu rukiko, ariko imfungwa zo muri gereza ya Guantanamo iby'inkiko zizumva mu nzozi zazo. Abantu binjira muri gereza ya Guantanamo baba bafite ibyago byo kutazigera barekurwa ku kigero cya 99%. Iyo 1% nayo ni aboherezwa mu bihugu byabo, akaba ariho bacirirwa imanza. Imyambaro y'abanyururu ba Guantanamo ifite ibara rya orange nk'uko twakunze kubibona mu mafilime atandukanye. Ikibazo cya mbere umunyururu wa Guantanamo ahura nacyo ni uko atabasha gusinzira neza. Muri iyo gereza nta mutuzo uhaba. Abashinzwe kurinda iyo gereza bagerageza kubangamira imfungwa mu buryo bwose bushoboka, bifashishije buri kintu cyose babona ko cyateza urusaku rudashira, haba ku manywa cyangwa se yewe na nijoro. Ntabwo baba bitaye ku kuba wenda hari umunyururu wiryamiye uri kuruhuka, aruhuka ibikise. Akenshi baza ari nka nijoro, bagahondagura inzugi, nta na kimwe bikanga. Gereza ya Guantanamo iri mu maboko y'igisirikare cya Amerika. Abacunga iyi gereza n'abandi bakozi bayo bose ni abasirikare ku gisirikare cya Amerika. Abanyururu bafungirwaho ni abantu baba barahanganye nabo mu ntambara zitandukanye. Ni abantu baba barishe bagenzi babo cyangwa se yewe nabo mu miryango yabo. Aba basirikare ntabwo baba babishimiye na busa, baba babafitiye urwango rukomeye cyane. Kubabangamira no kubabuza amahwemo babifata nk'ikiruhuko no kwinezeza kuri bo. Si uko baba babitegetswe, ahubwo nuko ibyemezo bafata n'ibyo bakorera aho ngaho byose baba babifitiye uburenganzira busesuye, kandi abantu boherezwayo bagomba byibuze kuba ari abasirikare bafitiye abo banyururu urwango ku rwego rugaragara. Saa 11 za mu gitondo babyutwa n'indirimbo yubahiriza igihugu ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wibuke ko ari mu kigo cya gisirikare. Imihango yose ya gisirikare ikorerwa aho ngaho, amajwi yayo asanga abanyururu mu byumba byabo bya 1:80 na 2:40. Inkuta z'ibyo byumba ni nka senyenge. Bivuze ko iyo uri mu cyumba cyawe uba ureba abandi banyururu kandi nawe baba bakureba. Abanyura muri koridoro
nabo baba bakubona neza. Ako ubona gafite ishusho nk'iya tankuru ni toilette, iburyo bwayo hari lavabo. Nta matera baryamira bagira, buri wese ahabwa ikiringiti kimwe n'ishuka imwe gusa. Iyi si gereza yo mu binyejana bya kera, oya, ni gereza yo muri iki kinyejana cyacu cya 21 kandi n'ubu iracyakora. Imbere y'izi nkuta enye nta cyitwa uburenganzira bwa muntu kiharangwa. Nta munyamakuru wemerewe kuhinjira. Kwinjiza kamera muri iyi gereza bifite igihano kiremereye. Abantu bonyine bemerewe kwinjira muri iyi gereza nabo muri famiye gusa, ariko nanone ntutekereze ko ari abo muri famiye z'umunyururu. Oya, ni famiye z'abasirikare bahakorera. Abenshi muri abo banyururu ntabwo bajya barya, mu rwego rwo gushaka gupfa, kuko gupfa kuri bo nibyo byiza kurenza gukomeza kubaho ari bazima muri iyo gereza. Kandi iyo niyo nzira yonyine yo kwiyahura bashobora kubona ku buryo buboroheye. Ushaka kurya, imbere ye haba hari isahani iriho agace k'umugati, foromaje, ironji rimwe cyangwa se pome. Kwiha ibyo kubyanga ngo wiyahure nabyo ntibishoboka. Ntabwo bibaho ko wavuga ngo sinshaka kubirya, ndashaka gupfa. Babikugaburira ku ngufu. Bafite intebe yabugenewe, bayikwicazaho, bakagufunga amaboko n'amaguru, barangiza bagafata umupira bagacomeka mu mazuru yawe, bakanyuzamo ibitunga umubiri wawe. Umwaka wa 2013 waciye agahigo, kuko 50% y'abanyururu bose bari baranze gufata amafunguro yabo, bakagaburirwa muri ubwo buryo bwo kunyuza mu mazuru ibiribwa bibatunga bikamanukira mu muhogo. Iyo wanze ibiryo babigumisha mu cyumba cyawe, ntabwo babisohora, barabiharekera bikagaga bikabora. Ntacyo biba bibabwiye kuba hari uwo byanukira nabi. Umunyururu witwara neza, wa wundi twavuga ko ari umwana mwiza, wa wundi urya ibiryo bye yagenewe ku gihe, wa wundi utajya rekarama na rimwe ikintu icyo ari cyo cyose kimubangamiye, mbese wa wundi utagiteza ikibazo na kimwe muri gereza, uwo ashobora guhabwa amahirwe yo kujya kureba televiziyo byibuze mu gihe cy'amasaha 2 ku munsi. Ariko nanone ntutekereze ko we byibuze bashobora kumuha agahenge agasinzira neza. Oya, kuryama ni urusaku kuva ku mugoroba kugeza mu gitondo. Urugero nka saa 9:30 z'igicuku, bajya bakumva bakubise hasi uruntu rw'urwuma ku buryo rutanga urusaku nk'urw'igisasu gituritse. Iyo uramutse uri muri ba banyururu bitwara neza, ushobora guhabwa byibuze amahirwe yo gukora dushe inshuro imwe ku munsi. Igihe kinini abanyururu bakimara mu byumba byabo, uretse gusa mu gihe cyo kurya, akanya gato ko gufata akayaga, ikindi gihe cyose ugomba kuba uri mu cyumba cyawe. Gusa ariko niba witwara neza, ibiryo byawe birira igihe, urusaku rwose bateje muri gereza ntubirakariremo ngo ubihanize cyangwa ugerageze kwigaragambya mu bundi buryo, uba ufite amahirwe yo gufata dushe, kureba televiziyo, yewe uba ushobora no kujya mu nzu y'ibitabo ukaba wafata igitabo wifuza ukagisoma. Muri iyi gereza harimo icyumba cy'ibitabo byanditse mu ndimi nyinshi cyane, by'umwihariko ururimi rw'Icyarabu, kuko abenshi mu bahafungirwa baba bakomoka mu bihugu by'Abarabu. Iriya funguro twabonye ryari irya kumanywa. Irya nijoro ryo ni urundi rugamba, ni agace k'umugati n'umuneke umwe. Iri ni ryo funguro rya nijoro. Amazi aturuka muri robine ya lavabo iri mu cyumba cy'umunyururu ahora azasa na oranje. Impamvu yabyo ntizwi. Gusa uko yaba asa kose, iyo ushatse kunywa amazi niyo ugomba kunywa, ukayanywa uko ameze. Ibyayi, amakawa, imitobe n'ibindi binyobwa ugomba kubyibagirwa. Bene ibyo si wowe byagenewe, bigenewe abakozi ba gereza. Muri iyi gereza hagiye hanaba utuntu dutangaje kandi tudasanzwe. Nk'urugero, rimwe abasirikare bari mu mihango yabo ya gisirikare iruhande rwa gereza, maze umunyururu umwe arekura ibuye n'igishishwa cy'umuneke bigwira abo basirikare. Ariko abandi banyururu ntabwo bamenye icyo uwo wakoze ibyo yakorewe, kuko ntibongeye kumuca iryera. Ibiribwa byose bigezweho muri Amerika no muri iki kigo cya Guantanamo naho biriyo. Abakozi bo muri icyo kigo bagura ibiribwa byiza cyane bihumura mu maresitora ya McDonald's, bakabirira imbere y'aba banyururu baba bagomba kurya agace k'umugati n'umuneke gusa. Abanyururu bageze kuri uru rwego baba baramaze kubabazwa no gukorerwa iyicarubozo rikomeye.
kugeza bemeye ibyaha. Icyumba babarizwamo kikwije ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, ariko si ibyo kwita ku buzima bw'imfungwa, ni ibyo gukontorora ibabazamubiri izo mfungwa zikorerwa. Bamwicaza kuri ya ntebe bakamuboha, bagacungana n'uko umutima we utera, uko yinjiza umwuka n'uko awusohora, imikorere y'ibihaha bye n'umutima we nibyo bakontorora neza, ubundi bakamubabaza bya nyabyo. Ibyo byuma byo mu buvuzi bibafasha kubababaza ububabare butagera ku rugero rwo kubica. Baba bashaka kwica bo bari bo kurenza uko babica ubwabo. Nta muntu n'umwe wigeze ava muri iyi gereza ngo ajye kuvuga torture yakorewe ku karubanda, ariko ba bandi bagiye bavayo bagasubizwa mu bihugu byabo hari ibyo batangaje. Nk'ubwoko bwa torture buzwi ku izina rya waterboarding, bukaba ari uburyo bafata umuntu bakamwambura ibyo yambaye, bakamuryamisha yubitse inda ku kimeze nk'ameza gicuramye, ku buryo umutwe we uba ahagana hasi ho gato nka dogere 10 cyangwa 20, bakamupfuka igitambaro mu mutwe wose ku buryo umunwa n'amazuru nabyo biba bipfutse, bakamushikamira bya nyabyo ku buryo atabasha kwinyagambura, cyangwa se bakamuboha amaboko n'amaguru, barangiza bakajya bamumenaho amazi kuri cya gitambaro ku buryo ahumeka, mu mwanya wo kwinjiza umwuka akinjiza amazi. Uko yinjiza amazi menshi niko arushaho kugira ububabare, kuko ubusanzwe ibihaha ntibyaremewe kwinjirwamo n'amazi, byaremewe kwinjiza umwuka. Uretse ububabare mu nzira y'ubuhumekero, ibi ni ibintu byangiza ibihaha cyane, ku buryo ndetse iyo asutsweho amazi menshi ubudahagarara umuntu ashobora guhita apfa kubera kubura umwuka. Byangiza ubwonko kandi kuko buba butabona umwuka mwiza wa oxygene. Bishobora kandi guteza imvune y'izindi ngingo z'umubiri kubera kurwana no gushaka ukuntu yakwigobotora ingoyi. Iyo mvune ikaba ishobora kumara amezi itarakira. Naho ibibazo by'imitekerereze aterwa n'iri yicarubozo byo bishobora kumara imyaka myinshi. Ijambo waterboard torture ryagaragaye bwa mbere mu nyandiko z'ibitangazamakuru mu mwaka w'1976. Mu bindi bakorerwa harimo nko kumanikwa ku maboko igihe kirekire ku buryo igihe kigera amaraso akaba atakibasha kugera mu maboko, ibyo bikabaviramo kumugara cyangwa kuba pararize. Hari kandi kubafunguriraho umuziki udahagarara no kubacanaho amatara y'umuriro udasanzwe, ku buryo uruhurirane rw'ibyo byose rubangiriza ubuzima bwo mu mutwe ku buryo bukomeye. Abantu batandukanye n'imiryango mpuzamahanga bagiye batera hejuru basaba ko iyi gereza yafungwa, ariko na n'ubu ntiyigeze ifungwa. Barack Obama yari yarasezeranije ko azayifunga, ariko yarangije manda ze zose ebyiri atayifunze. Donald Trump we yavuze ko aho hantu nta na rimwe hagomba gufungwa. Abenshi mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu basaba kenshi ko byibuze iyi gereza yakwimurirwa muri Amerika, ariko igisirikare cya Amerika cyanze kubyemera, kuko kizi ko iramutse yimuriwe ku butaka bwa Amerika batajya babasha kwidagadura no kwisanzura mu gutoteza imfungwa nk'uko babikorera Guantanamo. Kandi nanone iramutse yimuriwe muri Amerika, imfungwa zose zajya zijyanwayo n'icyemezo cy'urukiko, kizaba zikijyanweyo n'ibyemezo by'abofisiye mu ngabo za Amerika. Inshuro nyinshi kandi bagiye bashaka kohereza imfungwa mu bihugu byabo, ariko bimwe mu bihugu byanze kwakira abantu babyo. Nyuma y'ibitero byo kuwa 11 Nzeri 2001, Amerika yatangije urugamba rwo guhiga abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda bashinjwe ibyo bitero, ndetse no ku Batalibani bategekaga igihugu cya Afghanistan. Nyuma gato Perezida Bush yahise asohora itegeko rya gisirikare ryemera gufata no gufunga igihe kitazwi abanyamahanga, kandi bitabaye ngombwa ko bacirwa imanza cyangwa se abo banyamahanga bakaba bafite uburenganzira bwo kurega mu nkiko. Abarwanyi ba Al-Qaeda n'Abatalibani bafatiwe muri Afghanistan mu mizo ya mbere babanje kujyanwa mu nkambi y'igihe gito bari barise Camp X-Ray. Abarwanyi ba mbere bagejejwe Guantanamo bavanwa aha bari 20, bahageze tariki ya 11 Ugushyingo 2022. Kubera ibikorwa bya kinyamaswa bikorerwa abafungiye Guantanamo, imiryango mpuzamahanga n'abantu batandukanye bagiye banenga cyane kandi bakamagana ubutegetsi bwa Amerika, bavuga ko ibyo bikorwa binyuranije n'amasezerano ya Geneva kandi bihonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu.
hari abayisilamu batatu bafite ubwenegihugu bw'Ubwongereza bahawe izina rikomatanyijwe Tipton 3 bikomoje ku mujyi bakomokamo wa Tipton mu Bwongereza. Nabo bari bafungiye Guantanamo, baje gusubizwa mu gihugu cyabo mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2004. Bavuze ko igihe bari bafungiwe muri gereza ya Guantanamo batotejwe cyane, bakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina, bahawe ibiyobyabwenge ku ngufu kandi bakorewe itoteza rishingiye ku myizerere. Uwitwa Mehdi Ghezali nawe yamaze imyaka 2 n'amezi 4 muri gereza ya Guantanamo, arekurwa ntacyo abazwa tariki ya 9 Nyakanga 2004. Ghezali nawe yavuze ko yakorewe iyicwa rubozo nk'iryakorewe Tipton 3. Omar Amer de Gayes nawe ni umunyalibiya, yari atuye mu Bwongereza we n'umuryango we, ariko yaje gufatirwa muri Afghanistan mu mwaka wa 2002. We yavuze ko yahumye amaso kubera gukomeretswa bikomeye n'umusirikare wa Amerika ku jisho rye ry'iburyo. Juma Muhammad Abdul Latif Al-Dosari ni umunyabahrain wamaze imyaka 3 n'igice afungiye Guantanamo. Yarekuwe mu mwaka wa 2007 yoherezwa muri Saudi Arabia. Yavuze ko yabajijwe cyane inshuro nyinshi, yakorewe iyicwa rubozo hakoreshejwe ibirahure byamenetse, yakubiswe, yajombaguwe insinga, yatwitswe hakoreshejwe isigara, ndetse ko yakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. David Matthew Hicks nawe ni umunya-Australia wabaye umuyisilamu, arangije ajya muri Afghanistan gushaka ubumenyi bwisumbuyeho kuri iyo myemerere mishya yari yinjiyemo. Yaje gufatirwa mu nkambi ya Al-Qaeda yitwaga Al-Faruq Training Camp. Nawe yatangaje ko yakorewe ibyamfura mbi aho ngaho muri gereza ya Guantanamo. Yajombaguye ibintu mu kibuno, yakorewe ibyitwa sensory deprivation, bikaba ari uburyo bagucomekaho imashini igahita ihagarika imikorere y'ingingo z'ibyiyumviro nko kubona, kumva, kunukirwa ndetse n'ibindi. Ngo yahawe ibiyobyabwenge ku ngufu ndetse akorerwa n'ibindi bikorwa by'iyicarubozo. Hamwe n'ibyo ariko, Dick Cheney yari vice perezida wa Amerika. Mu mwaka wa 2005 muri interview na CNN yashimagije ibikorwa bikorerwa imfungwa zo muri gereza ya Guantanamo, agira ati, ku isi nta gihugu na kimwe gishobora gufata neza abantu bari bariyeguriye kwica Abanyamerika nk'uko twe tubitaho. Baba ahantu heza, barya neza, kandi rwose babona buri kintu cyose baba bifuza. Nubwo bwose ubutegetsi bwa Bush bwavugaga ko imfungwa zose zagiye zifatirwa ku rugamba muri Afghanistan, abashakashatsi bo muri Seton Hall University Law School mu wa 2006 batangaje ko abagabo 517 bagize 80% by'imfungwa zose batafashwe n'imfungwa za Amerika, ahubwo bagiye bafatwa n'Abanya-Afghanistan cyo kimwe n'Abanya-Pakistan bishakiraga amafaranga. Izo mpuguke zagaragaje kandi ko imfungwa imwe bayiguraga $5,000 by'amadolari ya Amerika. Ibi byagaragaye cyane ku Mushinwa Adel Nouri wafunzwe imyaka 7 yose muri Guantanamo, yaragurishijwe n'Umunya-Pakistan kuri izo ngabo za Amerika zari muri Afghanistan. Imwe muri raporo y'ibiro ntaramakuru Associated Press ivuga ko bamwe mu bakuru b'imiryango muri Afghanistan bagurishaga imfungwa na Amerika atari uko ari ibyihebe, ahubwo ari uburyo bwo kwishakira amafaranga. Mu mfungwa za Guantanamo kandi habarurwamo abana bari hagati ya 17 na 22 batari bakujuje imyaka 18 y'amavuko. Mu mfungwa za Guantanamo harimo abagera kuri 14 bitwaga ko ari bo b'ingenzi. Mu mwaka wa 2006 mu kwezi kwa 9, Perezida Bush yabise high value detainees, imfungwa z'agaciro gakomeye. Yemeje ko aba bari bafungiye muri gereza z'ibanga za CIA mu bihugu by'amahanga zizwi nka black sites. Avuga ko bagomba kwimurirwa muri gereza ya Guantanamo. Abo barimo Khalid Sheikh Mohammed wafatwaga nka nimero ya 3 wa Al-Qaeda mbere y'uko afatirwa muri Pakistan mu mwaka wa 2003. Harimo kandi Ramzi Muhammad Abdullah bin Shibh, akaba ari umunya-Yemen wari ushinzwe itumanaho muri Al-Qaeda ndetse agafatwa nk'uwateguye ibitero byo kuwa 11 Nzeri. Hari kandi Abu Zubaida wari umunye-Palestine wavukiye muri Arabia Saudite,
akaba yarafatwaga nk'uwari umuhuza wa Osama bin Laden n'imitwe yose yari ishamikiye kuri Al-Qaeda. Yafatiwe muri Pakistan mu mwaka wa 2002 ndetse n'abandi. Imfungwa za gereza ya Guantanamo inyinshi zikomoka mu gihugu cya Afghanistan zigize 29%, akaza igihugu cya Arabia Saudite n'imfungwa 17%, Yemen 15%, Pakistan ifite 9% na Algeria ifite 3%, ndetse nabo mu bindi bihugu ku rugero ruto cyane. Ushimiye kubana nanjye kugeza ku musozo w'iyi video, gukora subscribe, like na share n'inkunga ikomeye, kandi nanone ufite uburenganzira busesuye bwo kudusaba ingingo twazakuganiriraho mu biganiro byacu by'ubutaha. Wakoze cyane.